Hari ahantu mu Rwanda umuntu ashobora kunyuraho buri munsi akabona imihanda, amazu, amaduka n'abantu, ariko ntamenye ko munsi y'iyo sura asanzwe azi hari umujyi mushya uri gutegurwa. Aha ni Ruyenzi. Hari umugani wahoze uvugwa n'Abanyarwanda ugira uti impamba itazakugeza i Kigali uyirira ku Ruyenzi. Uyu mugani werekana ukuntu Ruyenzi kuva kera hari ahantu h'ingenzi ku muntu waganaga Kigali. Ariko uyu munsi Ruyenzi ntabwo ikiri ahantu umuntu ahagarara gusa mu nzira ajya i Kigali cyangwa se ahanyura yigendera gusa. Ruyenzi iri guhinduka, kandi hari ikintu gishobora gutuma iyi sura tuzi uyu munsi ihinduka cyane kurushaho mu minsi iri imbere. Igishushanyo mbonera cy'iterambere rya Ruyenzi cyarasohotse. Ni gahunda y'imitunganyirize y'umujyi ishobora guhindura uburyo uyu mujyi uteye, uko imihanda iteye, aho inyubako zizubakwa, ko ubucuruzi buzajya bukorerwa muri uyu mujyi, n'uburyo abantu bazagenda batembera muri uyu mujyi mu buryo bwiza ukeye. Icyo tubona uyu munsi gishobora kuba ari intangiriro gusa. Ejo hashobora kuza inyubako nshya, imihanda iteye neza, ibice by'ubucuruzi na serivisi nshya, ndetse n'umujyi witeguye kwakira abantu benshi kurushaho. Ariko se Ruyenzi izaba imeze ite igihe iyi shusho nshya y'igishushanyo mbonera cyaho izaba yuzuye? Ese uyu mujyi ushobora guhinduka umwe mu mijyi y'ingenzi mu nkengero za Kigali? Ni iki kiri gutuma Ruyenzi ikura vuba? Kandi ni iki umujyi ushobora kuba uhisha ku muntu uwureba gusa mu nzira? Uyu munsi tugiye gutemberera Ruyenzi. Ntabwo turi buze kureba imihanda n'amazu gusa, tugiye kureba Ruyenzi y'uyu munsi, ariko tunatekereze kuri Ruyenzi y'ejo hazaza. Murakaza neza muri uru rugendo rwacu. Urugendo turarukorana, dutemberane kuva mu muhanda yose, dukate mu mpande n'impande z'aka gace ka Ruyenzi. Witangwa gukora subscribe ahangaho kuri B Rwanda, ubundi tujye dukomeza tubane. Ubashe gukora like, ukore share y'iyo nkuru, tukomeze twibanire. Nge ndi Emerson Bakunda, ndabakunda cyane.